ariko ntabwo uzi umutera imigeri, ntabwo uzi umutuka, ntabwo uzi umubwira ngo uyu mucenzi, umubwira ngo uyu muginga amafaranga muhapfa ubusa. Icyo cyo kirababaje rwose kurenza ibindi byose. Ibyiza rero nuko umuntu nubwo yaba afite ubugugu, nubwo afite ubugome, ngenda bwita ubugome kuko mubwira ngo hambira ibyawe ugende, ariko patro nyirakazi, reka tuvuge patro rwose, ari geste ntoya umuntu akora kandi yamuhemba, yaje kumuhemba. Muraho neza, murakaza neza kuri Bivuge TV. Nk'ubusanzwe nge turi kumwe nitwe Eric Ngabo. Uyu munsi Bivuge TV tuareba amakosa akomeye abakoresha bakorera abakozi babo, ingaruka bigira ku kazi ndetse n'uburyo ubuyobozi bwiza bushobora guhindura byose. Ya murakoze muraganira n'umusaza General Defao. Ubushize twavuze ku mukozi n'akazi no kuga agaciro no kwita ku murimo, ariko nagira ngo ngaruke ku mukoresha. Abakoresha, hari abakoresha beza akaba n'abakoresha babi. Abakoresha beza nabahe? Umukoresha mwiza nubona umukozi ari gukosa akamukosora kandi akamukosorana umutima w'ubugwaneza, kuko iyo ushizeho igitsure nanone gikabije, ibyo yagomba gukosora ahubwo kubikosora ahubwo barabizambye, kuko hariho abakoresha babi batuma umukozi akora nabi. Impamvu urambaza ngo nizihe? Navuga nk'ebyiri cyangwa eshatu, ariko ndagira kuko igihe tutatuza gukoresha atari kinini cyane, ndakoresha nk'ebyiri. Ni nyinshi, hari impamvu nyinshi cyane umukoresha ashobora kuba mubi cyangwa patro nyirakazi. Reka tuvuge patro rwose. Umukoresha mubi ni wa wundi ukoresha umukozi yamara gukora neza, gukubera kuko amuhemba ntacyo yabivuze ngo bayabonye igihembo byarangiye. Hari ikindi kintu umuntu akoresha ko mukoresha mwiza, kandi umukozi ntanezezwa n'ibihembo gusa, ahubwo akanezezwa nuko shebuja wamukoreshaga icyo byakoze byose yagiye amubwira ngo felicitation, aka kazi wagatunganyije neza, n'amafaranga uzamuhemba nibyo. Ariko ari geste ntoya umuntu akora, umukozi yajya gukora none akitanga wese, kuko wagaragarije umukozi ko wamushimiye ibyo yakoze, nubwo azahembwa, kuko hari n'umukozi mubi, hari none ugize ubushazi mbonye umukozi urukora n'umukozi mwiza wenda, ariko wowe uri umukoresha mwiza cyangwa uri umukoresha mubi? Uri umukoresha mwiza ni wa wundi ushima ibyo umukozi yakoze, hariya wakwikoze neza, yaba yakoze nabi ukamwunganira, ukamubwira ati dore ukwiye gukora gutya, kandi yamuhemba, yaje kumuhemba, ntamuhembe trotar, akamuhembera ku gihe, kugira ngo wa mukozi najya ku kazi agenda avuga ati kwa databuja bajya bubahiriza amasezerano twagiranye. Umukozi yakorera umukoresha mwiza akaza aragatunganya rwose. Icya mbere no guhemba neza, icya kabiri ni ukumushimira ngo umurimo wacu wawukoze neza kandi wawunogesha. Nubwo yakora nabi naryo ntiwabura kumuganiriza, ariko ntabwo uzi umutera imigeri, ntabwo uzi umutuka, ntabwo uzi umubwira ngo uyu mucenzi, umubwira ngo uyu muginga amafaranga muhapfa ubusa. Uramubwira ati none wakoze nabi, hari ibintu bitatunganye. N'umukoresha mwiza. Hari ikindi gitoya umuntu yakongeraho bijyanye nuko hari abakoresha bafata abantu bakabakoresha akamwirukana atamuhembye. Uwo nguwo we ni umukoresha mubi rwose, ku buryo noneho bukabije, ageze uko umukozi yamukoresheje, ageze nubwo amwirukana kandi ntanamuhembe. Icyo cyo kirababaje rwose kurenza ibindi byose. Ibyiza rero nuko umuntu nubwo yaba afite ubugugu, nubwo afite ubugome, ngenda bwita ubugome, kuko umuntu yagukoreye ukwezi ugashira ukamwirukana ngo ntahembwa, cyangwa akaba ari umukozi mumenyeranye, wajya kumwirukana ngo yirukana umuntu mumara icyumweru kimwe, nabyo nabakoresha babi cyane. Igikwiye nuko niba mugiranye ikibazo n'umukozi, mubwira ngo hambira ibyawe ugende, ariko ukanamuhemba akagenda ajyanye n'ibyo yakoreshe. Urakoze cyane. Reka ngarukira ahangaha, tuzakomeza ubutaha. Mwari kumwe n'umusaza General Defao ubakunda cyane.